wagira ngo iraridutse umuriro uratsana muri stade Amahoro nshya. Abanyarwanda n'amadarapo y'igihugu barimo barayazunguza. Uri kumva radiyo Rwanda ni muri stade, zunguza idarapo, zunguza idarapo ry'u Rwanda, zunguza cyane cyane itara rya telefone niba ukunda u Rwanda. Wowe uri kumva radiyo cyane itoroki rya telefone, cyana stade tuyatse kabisa. Cyane ndashaka kubona hacanye, cyane ndashaka kubona amatara waka, murika telefone wabazengurutsa, bwira na mugenzi wawe muzunguza n'idarapo. Wow! 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 Aya ni Amavubi, aya ni Amavubi y'u Rwanda, aya ni ayanyaye afite urubori yayenda rwinga. Dushimimana Olivier kukwereka ko ateye ubwoba, bamushyiriyeho n'akabyiniro bamwita muzungu. Pasi vuba hagati kwa Ruboneka Jean Bosco, keri connection, musore atereka ukuguru kw'indyo, ikirenge cyasigiwe kurwanira igihugu ndetse no kugihagararira, gikora akazi gishinzwe, kiragenda cyereza baramushundura vuba cyane. Amavubi mu minota 10 gusa yari amaze kuvunderezamo, muzungu n'Amavubi bavunderezamo. Amavubi kimwe, Djibouti ifite ubusa kabisa. Kimwe cy'Amavubi y'u Rwanda ku busa bwa Djibouti. Rero igitego kigiyemo, abadefanseri ba Djibouti bakibaza ibibaye ndetse n'umuzamu wabo w'umuganda witwa Sulaiti Luyima. Muzungu afunguye ikirenge mu by'ukuri, akoze ku mupira asa nk'ushaka kuwufunga, njye nicyo nabonye, ariko umupira ku bw'amahirwe kontrole isa nkaho itagenze neza uko yabishakaga, ariko umupira ukomeza ujya mu rushundura. Ku bw'amahirwe rero birangira ugiye mu izamu. Amavubi barizamukiro, atansiyo Dushimimana Olivier, indura umupira imbere y'izamu. Olivier yashyira kwa Taiba urwanira n'abarafinda we Falale. Baro yari yamaze kwimuhereza